Yes, ndabasuhuje mbifurije ibihe byiza. Reka nizere ko umeze neza, nizere ko uri kugira ibihe byiza. Ibice bitandukanye byose waba uherereyemo, abantu bamuhereye mu bice byose by'isi, ibihugu bitandukanye, ariko by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mbashimire ko mwakanze subscribe. Ariko nanone umuntu utarakanda subscribe, bwira mugenzi wawe ati ariko hano hari TV biberaho, hari show igiye kuzajya itambuka buri munsi, nawe kanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi. Mbahaye ikaze rero kuri The Tone Show, aho muzajya mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye birimo n'imyidagaduro muzajya mukurikira umunsi ku wundi. Njye nitwa David, nushaka kunyiteza Zanda, ari niyo mazina yanjye. Tujye kujya tubana mu kiganiro cy'imyidagaduro hano kuri The Tone Show, uzatuganira imyidagaduro worldwide cyangwa se ku isi hose muri rusange. Ariko nawe muri comment ujye ujya mutubwira uti nshaka amakuru ya runaka, nshaka amakuru ya runaka, hanyuma mu biganiro by'ubutaha tujye tubigarukaho, tujye tumugarukaho, nawe tumubwira amakuru ye muri rusange. Reka mwikaze rero, ni nagurije tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu uyu munsi. Reka ntangira amakuru y'imyidagaduro rero, nkubwire yuko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko dosiye ya Eric Semungu yamaze gushyikirizwa ubushinjacyaha ku itariki ya 14 Mata 2026. Akaba rero akurikiranyeho ibyaha bisaga bitatu. Ni ibyaha rero Eric Semungu akurikiranyweho mu gihe atawe muri yombi nk'uko mu byuka tariki ya 9 Mata 2026. Hanyuma rero ni nyuma y'ibirego byatanzwe n'abantu batandukanye bamushinja ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ikorwa ry'ibyaha hifashishijwe ikoranabuhanga cyangwa se urusobe rwa mudasobwa. Ngira ngo ibi ni ibyaha bimaze kumenyekana cyane, cyangwa se namwe mumaze kumenya. Ni ibyaha bikorerwa kuri murandasi cyangwa se koherezanya amashusho y'urukozasoni. Ngira ngo ni ibyaha abantu benshi bamaze gutabwa muri yombi bazira, ndetse kandi harimo n'ababikora batazi ngo bari gukora ibyaha cyangwa se gukomitinga ibyaha, ariko bakaza kwisanga mu maboko atarayabo cyangwa se mu maboko y'ubugenzacyaha. Hanyuma rero amakuru atangwa na RIB agaragaza ko akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara no gukwirakwiza amashusho ndetse akaba yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina akoresheje imbuga nkoranyambaga no kwangisha gusebanya. Ibyo ni ibyaha bitatu akurikiranyweho. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri nguyu akaba yatangaje ko bamaze kwakira ibirego by'abantu barenze umwe, ndetse ko iperereza rigikomeje ku buryo n'abandi bashobora gutanga ibirego mu gihe baba bakorewe ibyaha nk'ibi. Hanyuma rero mu butumwa yatanze ubwo ari kuri Radio 10 yavuze ati abareze barenze umwe kandi iperereza riracyakomeje, urutonde rushobora kwiyongera. Turasaba n'abandi baba barakorewe ibyaha kudatinya kuza gutanga ibirego. Dr Murangira Bitieri akaba ndetse yanagaragaje ko kugeza ubu bamaze gutanga ibirego bose ari ab'igitsina gabo, bavuga ko basambanijwe ku gahato. Akaba yagize ati abareze kugeza ubu n'abahungu gusa. Byumvikane yuko mu byaha mvuze ruguru, byumvikane ku byaha Eric Semungu akurikiranyweho harimo ibyaha byo kuba yarasambanyije abahungu. Arakurikiranwa, ntabwo biremezwa n'inkiko, ariko ubwo azaba yitabye urukiko bizaba bigarukwa. Hanyuma Dr Murangira Bitieri avuga ko igihano gito mu byo Eric Semungu akekwaho biramutse bimuhamye ni igifungo cy'umwaka umwe. Icyo nicyo gito mu bihano ashobora guhabwa. Hanyuma kandi akavuga ko igihano kinini ni imyaka 15 y'igifungo, hakiyongeraho n'amande kuva ku 100,000 kugera kuri 2,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma kandi icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato akurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 134 y'itegeko nomero 68 akarongo kaberamye 2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Hanyuma kandi mu gihe yaba bihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 y'azabu, kuva kuri 1,000,000 kugeza kuri 2,000,000, ariko ntarenge 2,000,000. Itegeko nomero 60/2018 ryo kuwa 22 z'ukwa 8/18 ryerekeranye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Mu ngingo ya 34 ivuga ko gushyira ahagaragara amashusho yerekeye imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa aba akoze ibyaha. Rero nuko nguko ibijyanye n'uyu musore, ariko yes, ni umusore Eric Semungu. Nanjye utandukira nkavuga ibitari byo, ariko reka mvuge ko ari umusore watemera
avuga yuko hari ibindi uyu nguyu nibyo ngibyo rero abayakurikiranyweho, ngira ngo ubwo ibindi byinshi dushobora kuzabigarukaho mu gihe yazaba yitabye inkiko cyangwa se yazaba yagiye mu butabera batangiye kujya deep cyangwa se kwinjira mu rubanza rwe yagiye kuburana muri rusange. Ubwo nibyo nashakaga kuvuga, ubwo tuzaba tubigarukaho muri rusange, ariko ntandi bigomba kubera uretse kuri The Tony Show. Ntuzajya usanga no makuru, ngira ngo umunsi bizaba byamaze kunozwa byose tuzagenda tubigarukaho. Reka nerekeze mu bindi bigiye bitandukanye mu nkuru none nari naguteguriye, nikubwira yuko yitwa Diamond Platnumz. Uyu nguyu numwe mu bikomerezwa Afrika ifite mu muziki cyangwa se mu byamamare. Uyu nguyu rero bamwita Diamond Platnumz agiye gukorera igitaramo i Kigali. Amakuru hari avuga yuko uyu muhanzi rero ukomeye mu muziki wa Afrika, Diamond Platnumz turuka muri Tanzania, akaba yatangaje urutonde rw'ibitaramo bikomeye agiye gukorera hirya no hino ku isi mu rwego rw'uruherekane yise Retro Tour. Rero kibitaramo rero ukaba Rozanasiga avuye gutaramira i Kigali mu Rwanda. Ni kuwa kabiri tariki ya 14 rero Mata cyangwa se kwezi kwa 4 2026. Diamond Platnumz yajujije ubutumwa ku rubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko kuva muri Mata kugeza mu Kwakira 2026 azaba ari mu rugendo rw'ibitaramo bizenguruka ibice bitandukanye by'isi birimo Afrika, mu Barabu ndetse na Australia. Nkuko bigaragaje rero urugendo ruzatangira muri Tanzania ho tariki 25 z'uku kwezi kwa 4 2026 bazataramira i Mwanza tariki 9 Gicurasi, i Dodoma, hanyuma kandi tariki 30 Gicurasi azaba ari i Mbeya, hanyuma tariki 5 Kamena 2026 azaba ari muri Uganda, 27 Kamena azaba ari muri Morocco, hanyuma tariki ya 4 Nyakanga azaba ari Arusha muri Tanzania, n'ubundi tariki 18 Nyakanga azaba ari Italime, hanyuma kandi tariki 29 Kanama azaba ari Kigali mu Rwanda. Mu gihe kandi tariki 26 z'ukwezi kwa 9 azaba ari muri Zambia, tariki 3 z'ukwakira azaba ari Dar es Salaam asubira ku ivuko ni muri Tanzania, hanyuma hagati ya tariki 10 na 11 kwakira azaba muri Australia aho azasoreza uru rugendo rw'ibitaramo. Ni igitaramo rero cyo mu Rwanda giteganyijwe ku tariki 29 Kanama i Kigali, kikaba kitezwe kuzaba kimwe mu bikomeye cyane muri uru rugendo, cyane cyane Diamond akunzwe cyane mu karere ka Afrika. Of course bivuze ko no mu Rwanda murabizi ko abantu bamukunda, abantu b'abanyarwanda baramukunda cyane, by'umwihariko mu ndimbo nyinshi mwagiye mukunda zirimo Number 1, zirimo Marry You, zirimo JJ, zirimo yakoranye na Koffi Olomide ndetse n'izindi zitandukanye. Ndabizi ko mwagiye mumukunda muri benshi. Abashuti banjye bose bakurikira The Tony Show bakunda umuhanzi Diamond, reka nizere ko mwese ubwo gahunda no kujya hehe ukwerekeza mu gitaramo cya Diamond Platnumz bwazaba yaje mu Rwanda. Ani kandi mu gihe cy'imyaka amaze mu muziki, Diamond Platnumz yagiye yegukana ibihembo bitandukanye mu muziki ndetse anagirana imikoranire n'abahanzi bakomeye ku rwego mpuzamahanga, bikomeza kumugira umwe mu batwara ibendera rya muzika nyafurika mu ruhando rw'isi. Muri rusange rero Diamond Platnumz yarukaga gutamira i Kigali muri Kanama 2023 mu gitaramo cya Giant of Africa ndetse no mu Kwakira 2023 mu birori bya Tracy Award. Ubu igitaramo cye cya 26 kitezwe nk'ikiziyongera mu bizagaragaza ukaka cyangwa se udahangarwa bwe mu muziki cyangwa se utavugirwamo bwe mu muziki by'umwihariko wa Afrika. Uyu ni intare ya Afrika kabisa cyangwa se Giant of Africa, nawe ntago twatinya kumushyira mu by'umwihariko East Africa. Hanyuma kandi mu gihe Diamond rero yateganyijwe kuzaza mu Rwanda, yagiye nkubwira yuko no The Ben na Diamond bazakorera igitaramo muri Uganda. Abahanzi bakomeye rero bombi harimo The Ben ndetse na Diamond Platnumz. Uyu nguyu akaba ari umunyarwanda The Ben na Nasib Abdul Juma, na imaze kumukubwira uyu nguyu ni Diamond Platnumz n'umundi bagiye kongera guhurira ku rubyiniro rumwe mu gitaramo giteganyijwe n'abatari bake muri Uganda cyangwa se giteganyijwe muri Uganda nkuko naimaze kubikubwira. Aba bombi bazataramira i Kampala mu gitaramo cy'urwanya kizwi nka Comedy Store, kizaba kwa gatanu tariki ya 5 Kamena 2026. Ni igitaramo gisanzwe gitegurwa n'umunyarwenya Alex Muhangi. Uyu nguyu akaba yaraje no mu Rwanda inshuro nyinshi cyane by'umwihariko muri Gen Z Comedy, akaba amaze kumenyerwa mu gutumira abahanzi b'ibyamamare mu bitaramo bye bya comedy, ariko agatumiramo n'abahanzi bakaza kuba batarama. Ntago ari ubwa mbere
ngira ngo sinubwa nyuma of course nagaro bwa mbere Nyungu Diamond Platnumz azabahuriye ku rubyiniro na The Ben kuko bagiye bahura mu bihe bigiye bitandukanye bagahura kuri stage. Hari gihe mwigeze kubona bari muri kajugujugu bagiranye ibihe byiza, icyo gihe nabwo barataramye bari kumwe bagirana ibihe byiza muri Uganda n'ibindi bigiye bitandukanye. Nibyo rero ubwo bivuze ko bazongera kongera guhurira kuri stage. Cyangwa murabyibuka muri 2025 bari bahuriye mu gitaramo cyiswe Cafe Marathon UG cyabereye muri Uganda, bwo hari ku itariki 25 Gicurasi, aho bantaramiye hamwe n'abandi bahanzi bakomeye barimo Eddy Kenzo na Bebe Cool. Ubu rero bagiye kongera gusubirayo bongere bahurire ku rubyiniro. Hanyuma nihuta cyane nihuta ndajya nkusangize amwe mu mafoto yaranze ibirori by'ubukwe byo witwa Prosper Nkomezi ndetse n'umukunzi we, ubu bari kubarizwa muri Amerika. Abangabo bombi bamaze igihe bateye ivi, ibirori byo gutera ivi twarabibonye n'amafoto. Uyu muhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Prosper Nkomezi yinjiye mu cyiciro gishya cy'ubuzima bwe bwo gusezerana kubana akaramata n'umukunzi we Retina Nkurunziza rusanganirwa mu bukwe bwabaye mu mpera za Werurwe 2026. N'amafoto utabonye kubera ko twari turi gusoza ukwezi kwa gatatu tuhita twinjira mu kwezi kwa kane, kari kwa ukwezi kwa tutoroheye abanyarwanda kubera ko tuba tugiye kwinjira mu gihe cyo kwibuka abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Hanyuma rero nubwo aya mafoto ari bwo agiye hanze, nawe ngiye kugusangiza kuri YouTube yacu. Uyu muhango rero wabaye tariki ya 29 Werurwe 2026 ubera Rusororo muri Jaria Garden. Mbere yo gukomereza mu muhango wo gusezerana imbere y'Imana wabereye muri Zion Temple, n'ubukwe bwitabiriwe n'inshuti habo umuryango ndetse n'abakunzi b'umuziki wa gospel, aho benshi bishimiye kubona Prosper Nkomezi atangiye urugendo rushya rw'urugo nyuma y'igihe kinini azwi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Nyuma y'ubu bukwe rero amakuru agaragaza ko aba bombi bahise berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari gukomereza ubuzima bwabo bushya. By'umwihariko kumva ko ari naho bari kurira honeymoon. Nyuma y'ubukwe bagiye kwishima kugira banezerwe batangire ubuzima bwabo bushya. Si ubuzima bwite gusa ariko kuko naho Prosper Nkomezi akomeje ibikorwa bye bya muzika muri Amerika n'ubundi. Uyu muhanzi rero yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yatangaje ko ari gutegura ibitaramo bitandukanye azakorera muri Amerika mu rwego rwo gukomeza kwegera abakunzi b'umuziki ba mu mahanga ndetse no gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza binyujije mu ndirimbo ze. Ni urugendo rero muri rusange rushya rutangiye ku muryango mushya wa Prosper Nkomezi na Retina, ruvanze n'intego zo gukomeza umurimo w'ivuga butumwa binyuze mu muziki haba mu Rwanda no mu rwego mpuzamahanga. Reka nkushimire cyane kuba ukurikiye ikiganiro kuva gitangiye kugera ku musozo wacyo. Nizere ko ukomeza kugira ibihe byiza, nizere ko ukomeza guhirwa n'ibyo ukora. Iyi bayita The Tone Show. Ntukajye kure, ukande subscribe ariko utume n'inshuti zawe ubabwire ko ari hano bigiye kujya bibera. Nimukajye kure, tuye tubana umunsi ku munsi. Nitwa David ariko nushaka kunyitezana niyo mazina yanjye. Tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Imana ikomeze kubarinda.